Nitwa Tesi, mfite imyaka 28, ndi rwiyemezamirimo. Nakuriye mu buzima bugoye, aho mama byamugoraga kenshi kutubonera ibyo dukeneye njye na barumuna banjye. Iwacu tuvuka turi 4. Twakuze nta data tugira kubera amateka yaranze igihugu cyacu. Kubera ubuzima nabayemo, nakuze numva mfite inyota yo gushyira uko byagenda kose. Ni kenshi nagwaga nkongera nkibyutsa, kuko sinari mfite uwambwira ngo inkore. Ishyaka n'umurava nibyo byamerekeje mu nzira zanjye zose. Bamwe bagiye bakomeza kunshira urubanza, abandi bakanuka nkashinjwa uburaya kenshi, ariko ndagira ni urinde wucira abantu imanza, ko naho utari miseke igoroye. Erega yakaremye n'ikamena, kandi iteza amapfa hamwe n'itera naho abandi bahahira. Ngize imyaka 12 iwacu twaje kwimuka tujya mu kandi karere. Kubera bwa buzima bubi, mama wanjye yabaye oblige kudutanga mu miryango. Murumuna wanjye ajya kwa mama wacu, brother wanjye ankwara mujyana, hanyuma njye na bucura wacu dusigarana na mama. Nubwo twari dusigaye turi 2 ariko ntabwo mama nabwo yashoboye kutwitaho. Ntibyari byoroshye kuko mama yaje gufatwa n'uburwayi nyuma tutamenye inkomoko yabwo. Nibwo umugore basenganaga yaje kuntwara njya kubiwe. Nyuma nza no kugira amahirwe, umugabo nshyira mu mushinga, bakajya bampa amakayi n'utundi dukoresho. Aho naho ninjye wakoraga akazi ko mu rugo kuko nta mukozi bagiraga. Ikindi kandi uwo mudamu yari afite uruhinja, yarabyaye vuba. Navuga ku ishuri mitira mu mirimo. Usibye ko ibyo ntacyo byari bintwaye, kugeza igihe papa yatangiye kujya nsambanyiriza. Papa yatangiye kunsambanya ku myaka 14. Icyo gihe mama yari yaragiye mu masengesho. Hanyuma aramamagara mu cyumba cye, amfata ku ngufu. Ikindi anyihanangiriza kugira mbibwira. Ni nako byagenze koko, sinigeze nkopfura. Yewe na mama mbyara sinigeze muhingukiriza iryo banga. Nyuma yaje kubigira akamenyero, ubwo nari ndimo kugenda mbi nkumi, dutangira noneho guhurira ahandi hatari aho mu rugo. Akabwira umugore we ko ari burare mu kazi, nanjye ubwo nkaza gushaka uburyo mvuga ko ndi bujye gusura mama, ubwo nkarara, ubundi tukajyana tukiraranira. Gusa ariko bwo twe dusigaye tubikora mu izina ry'urukundo. Yambwiraga kenshi ko nkunda, nanjye ragenda ndya umutima, numva ko nkunda koko. Yamaga impano nyinshi zitandukanye, yangwiraga imyenda nk'umwana w'umwangavu, inkweto, imibavu, ku buryo nisigaye ndi inyenyeri yaka muri bagenzi banjye. Hanyuma ni sheri n'uyu, abandi ni amagweje. Ibi byaragiye binyica mu mutwe, ugira ngo usabwo nari kwiteza uduhungu two mu kigero cyanjye. Ashwi da, ndibwa ko nigega nserereza n'umushuti wanjye, ntari kubona uriya muhungu wawe azakugeza ku kimwe mbi muracyarirwa. Naragiye numva ndi kuri 6, nakwireba ikimero, nareba n'uwo mugore we, nkabona rwose nibajyanye habe na gato. Nkumva ari njye wari ukwiye kuba umugore we. Si gusa kandi kuko n'indi mico agasuzugura atangiye kuzamuka, nkumva mama yige ntacyo ndusha mu rugo, cyane ko twese twari dusangiye umugabo. Byateje induru rero, ubwo mama yige aranyirukana. Icyo umugabo yakoze ni iki rero? Yese ankodeshereza inzu ghetto, ubundi ampindurira ikigo, akajya amenyera buri kimwe cyose nyeneye, hanyuma turibanira. Sasa rero akajya atahiwe muri weekend gusa. Ku ishuri nari head girl. Ikindi nubwo nagiraga amafuti, ariko nari nzi indimi, ndi sharp, ndi umuhanga, ikindi ndi confident. Ndangije amashuri yisumbuye rero, naje kwiyamamaza muri amwe mu marushanwa y'ubwiza yarakomeye. Kubw'amahirwe ndanatsinda, negukana ibihembo bikomeye. Ikindi mpindurirwa izina, nitwa Miss. Ugiye kuvuga izina ryanjye akabanza iyo titre ya Miss. Iyi ni titre yamfungurira amarembo menshi ku buryo ubwanjye nanjye nabitekerezaga. Maze kuba Miss, itangazamakuru ryifuje kuza kunsura. Mwibuka ubuzima ko bwari butaramera neza, mbese ntaho nari mfite niti wacu. Nibwo navugishije anti wanjye, yemera ko iryo tangazamakuru narizaniwe. Savidiri ko media yansuye kwa anti. Natangiye kubera ambassadeur amasosiyete akomeye, ubundi ngakora amapublicité, ayose n'amafaranga. Nibwo naje kwimura mama, muzana muri town, ndetse n'abavandimwe banjye bose ndabazana. Yego ni intambwe ikomeye nari nteye, ariko numvaga bidahagije. Nari mfite inzozi zo kuba independent inzira byacamo byose. Natangiye kujya muri deals zikomeye, ariko nabwo kugira ngo mbone izo sports, tukabanza tukaryamana na ba nyiramadeo,
gusa ku rundi ruhande social media bakamfata nk'umuntu uzi ubwenge, great influencer, ariko no one knew behind y'amarido ibyahaberaga. Ubwo buzima bwarandyoheye, numva ndi shining star, ntangira kwibaza nahubwo ni gute abana b'abakobwa atagira amafaranga. How? Kuko numvaga inzira yanjye yoroshye ku buryo undi mwana w'umukobwa wese yanyuramo akakira. Natangiye kuviva ubuzima bwa social media, sometimes fake. Nagura ikintu nka postinga, nasohoka nka postinga, buri event yose nitabiriye nka postinga. Ku buryo umuntu yashoboraga gusura page yanjye agahita abona lifestyle yanjye. Na n'ubu kandi niko bikimeze. Abanyamakuru ntibahwema kunganira bibaza ko nabonye amafaranga at my young age. Impano ya mbere nakiriye ihenze yari imodoka kataraboneka. Nsigaye nambara imyenda ibarirwa mu bihumbi by'amadolari, amashakoshi, umbonye wese abona ndi class. Navuga ko inzozi zanjye zo kubakira mama nkamukiza umuruho naje kuzigeraho. Mugira n'umutunzi w'inka nk'uko yabyifuje kuva kera. My brother ari muri Australia, amateka yarahindutse ku buryo ntatekerezaga ko twagera. Nyuma rero naje gukundana n'umuhanzi igihe kingana n'amezi 4 mu ibanga, mu gutandukana nsigira business ikomeye. Ubundi njye narihaye intego yuko niba turi kumwe dukundana ngomba kugukuraho ikintu gifatika kandi gishobora guhindura ubuzima. Ibi byatumye nisanga mu ntambara n'abandi bakobwa bitaga ngo naba queen, havaho umwe hajya hundi. Naje gukundana n'umugabo w'umushire cyane mu escort, aho agiye tukajyana, nkahora mu ndege, ndimwe nagiye wundi nagarutse vaviye, navuga ko nahitinze jackpot. Uyu mugabo rero naje kumukuraho inzu y'akataraboneka yavugishije benshi, ni inzu ihenze cyane nanjye ubwanjye nyirebye nera ishema. Umunsi umwe nagiye kubona mbona umuslay queen w'inaha yapostinze video ari gukora skin care routine mu nzu ya wa mugabo wanjye. Ariko n'ubundi hari hashize iminsi communication itameze neza hagati yacu. Umunsi ukurikiye nabwo posting indi foto bari kumwe, ariko yamushyizeho aka emoji mu maso. Gusa kuko njye nari muzi, nahise mumenya. Sasa rero mpita ntangira gutekereza ibijya mbere. Mpita mbona ko sire ishobora kuba yantwaye umugabo, kandi tese rwose ndi umuntu utava kwizima byoroshye. Naje gufata umwanzuro wo gukoresha surgery, ubundi barandema bamba ikimero cyiza gikurura abagabo. Gusa icyo nashakaga nasanze tugihuriyeho n'abandi bakobwa batari bake muri uyu mujyi. Amafoto mashya na postingaga yarije ubwiza n'ikimero gitangaje. Wa muzehe wanjye rero nibwo yaje kugaruka, nyuma yo kuneraho akajisho arongera mu butumire mu bwami bwe. Aramfollowinga kuri IG, nyuma haza no gusohoka amajwi nta kubukire bwe, mvuga ukuntu arenze adasanzwe. Cyari ikiganiro nagiranye na best friend wanjye, umwe mu nshuti zanjye nizeraga amagara. Simenye ko ndi guhamagarira inyoni kuza kurya amasaka yeze. Hadaciye kabiri rero ibintu birahinduka. Muzehe akora unfollow. Mu iperereza nakoze naje gusanga hari undi uri kumwitaho. Hari undi mu queen yari single mother, bivuga ko umunyamahanga babyaranye ari bamwubakiye inzu y'akataraboneka. Niwe wanzonze. Ibi nabishyira ku yindi ntera bucece, creating abafana muri social media. Nyuma yuko hawe nawe Imana idasanzwe nashatse kuvuga, yumva ari uri kuri 6. Akajya avuga ko ibintu ntunze bandagije atari ibyanjye, ko muri byose nta na kimwe kinyanditseho. Aza no kugera ikirenge mu cyanjye nawe ajya gukoresha surgery. Abakongomani, aba Nigeria, West Africa mbese arayigarurira, na muzehe wanjye atamusize. Ni umuntu ukunda gufuha ndamuzi. Ikindi akunda kugaragara neza muri social media, nawe muri charity, mu ma events n'ahandi hatandukanye pfa kuba hari kamera. Naje rero nanjye kumukubita Ahababaza. Nyuma nanjye njya gutanga kuri wa mugabo babyaranye, ubu niwe turi kumwe. Ikindi kandi child support ye turayigabana. Wakoze gukurikira inkuru kugeza irangiye, ndagusaba ku liking iyi video, wisharinge kandi nugenda udakoze subscribe.